abanyamahanga bamerezaga imari yabo nayicurizaga neza kandi ngabagezaho n'amafaranga yabo neza. So niba ibintu mbikoze imyaka irenga 10 n'ingahe kugira bagire undi muntu wizera nyine biragoye. Birasaba nyine ko kugira ngo bumve ko kazi kabo kari bukorwe neza n'amafaranga yabo bazayabona cyangwa se nta n'umuntu uzabashinicinga ni ngewe bagomba gukorana nanjye. Mu gihe ringe bahaye imari bagenda bari safe kuko bazi ko ndo mwizerwa mu kazi kabo. Nyine mbona izi namba narubatse mu kazi. Ariko byingize muri cyo kwicara n'ibibacira umuryango wanjye. Nujoro no gusorega tureke nivuga ngo kuki wumva ko nginge umuntu wenyine uzi kurasa kwisi kukinge batanandasa. Turi guhigana turi abantu benshi. Ubu wiciye ngo uri murabara amafaranga mari bari guhereza kujya kubona polisi zuruse hiriri kandi mugomba kurasana kumwe muri mwagomba kuroko. Sasa urita munyuzemo ryanyuramo. Musuguri inyuzemo nabanyigufite. Okay. Numva icyo ahariho barakanga confirmation yanjye gukeye. Ariko niba atari bikeneye I don't know, sinzi ikigiye gukurikiraho. Usikiye gukurikiraho. Kubasuhuza mwege mudahema kubana natwe mu biganiro bitandukanye bica kuri sheni yanyu n'umusanzwe n'umusaza cyangwa n'umuhungu wanyu Gasegeye Muzehe Kungumani ntabangwa na bose amahoro y'Imana bane n'abari burengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose kwisi mu mvururimi rw'ikinyarwanda. Mwege mwahisemo kubana natwe no kuri kw'Imana tubasabira imigisha ya buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo twongeye twigarukire kuri the contract yacu kuko aho tugeze noneho ni contract ni fire to fire ndetse ni bullet to bullet ndetse ni kuki kumuriro kuko ibintu bigeze aharindimuka. Yahigaga yabaye uwahigaga nawe yabaye umuhigo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umunsi umwe Mitsutsu yinjira mu muryango cyangwa yinjira mu rugo Jojo Nana babamo n'umukobwa bita Nana yamufashe nabi amubwira amagambo akomeye cyane murabyibuka cyane ko yanamututse cyane. Ariko ubungubu Mitsutsu yaramubwiye ati mukobwa ushatse wahinduka ukaba umwana mwiza kubera ko ibyo bintu ntacyo bizakugezaho kugira umutima mubi nk'uwo nguwo. Ibyo yamubwiye rero ntabwo bitinze byamaze gusohora dore ko ubu Nana yisanze mu rukundo na Mitsutsu rukomeye cyane. Dore ho Nana ari kwifata akemera agafata ibiceri bye cyangwa amafaranga yiwe akashaka n'ibyo kurya akagemurira Mitsutsu ahari ku ndeye cyangwa ahari ku kiyedi aho yagiye gushaka irare cyangwa hera cyangwa pesa cyangwa moni cyangwa ikoca bitewe nuko wowe waba ubyumva cyangwa ubyita. Pesa nayo ni irindi zina nakatazirano k'amafaranga cyangwa kamaisha. Uko baravuga ngo wakazi ni kazi watamu ni pesa nono tamu ya pesa ni maisha mazuri kandi itari maisha magumu. No kuvuga ngo rero urubyumva neza ko Mitsutsu ari mu maboko meza. Ubu ngubu ahubwo icyo ugomba kwibaza ko Mitsutsu yari yarakunze umwana wa Randirode kandi umwana wa Randirode yaramaze gukunda Mitsutsu bitewe no kuno Mitsutsu yimereye kwa mutima mubi nta shyari nta nzika nta bugome nta rwangano rwarangaga Mitsutsu no mutima we wabonaga ko wejejwe icyo kwari kwizera Imana ko umunsi umwe izakora ibintu bikomeye cyangwa Mungu anatenda matendo mengi sana. Mitsutsu niryo jambo yihoreragamo aribwira na mushiki wamubwira ngo umunsi umwe muzatungurwa umunsi umwe muzabona ko Imana iri hafi yanjye ikora ibintu byinshi cyane. Mu biye nk'ibi biba bigoye uba ufite ugomba kwizera kugira icyizere gikomeye cyane kirenze icy'abandi bose ukavuga ati njyewe nubwo aka kanya ndi kurira ejo nzaba ndi kuririmba, nubwo ndi kubabara ejo nzaba nishimye, nubwo nshonje uno munsi ejo nzaba nahaze, nubwo nkennye ejo nzaba ndi umukire. Ibyo akaba ari cyo byiringiro byawe. Umuririmbyi avuze ngo byiringiro byiwe cyangwa ibyiringiro byanjye biri ku Mana yonyine yo mu ijuru. Niyo mpamvu na Mitsutsu yabishyize mu maboko. None abanzi biwe itangiye kugenda bahindura gakeya. Bafata iya mbere kuba abanzi bawe baguhindukira cyangwa bahindukirira Imana kugira ngo ibintu byose bigende neza
cyane, dore yuko abantu babiri batunguranyije muri iki kiyedi, umugabo umwe bita Nsabi n'umugabo bita Mitsutsu rwose bakoze ikintu kitabaho, baratunguranye. Ubwo Nsabi yazaga bakamwuka inabi, nawe yari afite umukunzi uri kumwitaho gake gakeya, abamuhaye igitekerezo. Wamuhaye igitekerezo mu mwibuke ni Marinette, wamuhaye igitekerezo ati Nsabi ko numvuze guteka neza wajya uteka ukatuzanira ibiryo. None aho Nsabi ageze amaze kuba afite resitora imeze neza, ejo bundi muzamwumva ngo afite hoteli. Mu gihe Mitsutsu nawe yatangiye bamwuka inabi, bamutuka bamugaha kadakaraba kadacya, none ubu ngubu bari kubona ko akaraba gacya kandi ahumura mu kanwa, baravuga ko yuko anuka mu kanwa. Ariko si amata ntago arera cyangwa ngo ntibyera de, kubera ko na n'uwo bita bigiyo bijya cyangwa nyiri byondo cyangwa nyiri inzu cyangwa Landlord cyangwa nkuko mumwita nyiri ubutaka, uko mumwita we gusa rwose batwagezeho kugira ngo tugende ku murongo cyangwa turi kuri page imwe, ntabwo bari gucana uwaka, dore yuko ashaka yuko nanamuvira mu nzu, ariko biraza kugorana kubera ko Mitsutsu yamaze kuba ari gutangiye kugira ibyiyumviro kuri Nana, kandi kigiye kugorana n'intambara igiye kuvuka hagati ya Nana ndetse na Mitsu na Landlord, ndetse n'umwana wa Landlord ugiye kuba yarakarira Mitsutsu, bitewe n'uko Mitsutsu agiye kuba yamutenguha akikundira Nana. Ariko birumvikana byo iyo umuntu ahindutse ntago umwere ku mutima mubi, ahubwo umufatira hafi kugira ngo atongera gusubira muri bya bindi bibi. Umwitwaro neza ukamwitwa fata nk'umwana ndetse ukiri mutoya, uko nta kumurakarira bikagenda neza. Umukobwa bita Tasha yagiriye inama Nyambo yo kuba yareka umugabo we akajya mu kazi, ariko reka mbabwire ikintu kimwe gishobora kuba cyavuka muri aka kazi, akazi ka nyuma karagatsindwa, kuko baravuze ngo ibya nyuma bica amazuru. Mu gihe umugabo umwe yifatiye umwanzuro wo kuba yakigumira mu bintu akigenda no kwisengera Imana, dore yuko yishaka kwiha Imana akibera nk'umupadiri cyangwa pasiteri cyangwa umubwirizabutumwa runaka, akajya abwira abantu ibyabaye kugira ngo bave mu ngeso mbi, agahindura benshi bitewe n'uko nawe yakoze byinshi bibi cyane. Dore yuko mu kazi ke yakoze, nubwo yari umugome ariko yari umwizerwa, dore ko atigeze akora kibi yagambire cyangwa agiriho hohotera, ahubwo we yakoreshaga ubutabera bw'intoki ziwe, nubwo nawe yakoraga amakosa akamera amaraso, nubwo amaraso yamenaga ariho urubanza rwo imyitwarire mibi, ariko Imana irababarira. Nta kintu Imana itababarira sibyo kuba watuka Mwuka Wera, nicyo kintu cyonyine Imana itagibabarira cyonyine. Gusa iyo ututse Mwuka Wera ukamusuzugura, icyo nicyo cyaha kitazababarirwa, naho ibindi byose bizababarirwa. Nawe yakababarirwa akita umwana w'Imana, akajya muri sosiyete akabwiriza ubutumwa cyangwa akabwira abantu, agafata inshingano zikomeye cyane yo kuba yahindura benshi cyane bakava mu nzozi mbi, abakorera ibiyobyabwenge akaba yabahindura, kuko yari umwizerwa kuri bosi wiwe. Kandi reka mbabwire, buri kintu cyose kiba mwino si waba uri umuntu mubi, Imana ikurinda uko yabitegetse cyangwa uko yabigennye. Ushobora kuba uri gukora ibyaha aka kanya ukaba wibwira yuko Imana itakuzi. Imana irakuzi cyane karuta uko wiyizi, kandi izo mubare w'imisatsi cyangwa y'ubwoya buri ku mubiri wawe, nimvuga mvuze umusatsi wasubara mu mutwe gusa, ariko nimvuga ubwoya urasanga ahantu henshi cyane hamera, ari ububera mu gatuza, arumera hehe, arumera ku maguru, ku maboko ndetse no mu mutwe hose no mu maso. Urabizi ko burimo izi ngoyi no mu matwi buba burimo. Imana rero ibizi umubare wayo, kandi Imana izi imitsi iri mu mubiri wawe, niyo mpamvu rero ikuzi kurenza uko wiyizi. Aka kanya n'umugabo utangiye kuvuga ngo ndishakira kuba nakigendera mu nzu y'Imana ngakorera Imana, aricyo bingiza. Gusa bitunguye umukunzi wiwe Nyambo, dore ko Nyambo atabyiyumvisha yuko umugabo wiwe atakagombye kuba ari umuntu wajya gusenga. None igitunguranye gikinateye ubwoba nuko mu myaka afite, reka tumuhe imyaka 37, ntago arigera ajya hehe mu nzu y'Imana, cyangwa turacyari umusore, reka tumuhe 33, ntago arajya mu nzu y'Imana. Imyaka 33 ishize atazi mu nzu y'Imana. Ashobora kuba yajya agakomanga cyangwa akabaza ngo ni hehe bicara, cyangwa bitewe n'icyubahiro yagize mu bantu agahita azamuka akajya ku ruhimbi kandi atarabigenewe. Icyo nicyo cyagize, ariko kubera ko ari kumwe na Nyambo byagenda neza. No kuvuga ngo Nyambo rero nawe umujinya wiwe n'uburakari bwe n'inzika afitiye Claudia ntabwo akagombye kubiriho, kubera yuko Claudia icyo yakoze nawe wagikora, dore yuko nawe yabimye amakuru kubabwira yuko hari ikibazo gihari, ahubwo akabihorera kugeza igihe aburiye kwa Nsabi. Igihe yajyagayo Nsabi akamufungirayo agatabarwa n'uwo bita Mitsutsu.
rero umugabo Tayiga we ari mu kagambane ko kuba reka mbabwire ikintu giteye ubwoba nuko uno mugabo agiye kwemera diru ahubwo agasanga iyo diru niwe mutego bamutegeyemo kuba bamukura mu nzira. Tayiga we yakomeje umugambi we kuba yamugambanira, yakoresheje umwana we biranga, umwana we kuba yari umunyabwoba nta kintu azi nataba yifuza no kujya mu bintu bibi agira ubwoba maze. Ariko Tayiga yamaze kuvuga yuko Kiramani yaberetse cyangwa Kamero yaberetse kote febure yiwe yuko urukundo rumuca bugufi, ariko icyo birengagije nuko urwo rukundo nubwo rumuce ngufu ni naho hari imbaraga ziye, kubera yuko umuntu uzakura ku rukundo rwe cyangwa ku mukunzi wiwe azaba abyukije intare yari yisinziriye, azaba kuri intare mu ishyamba ayizanye mu baturage, kandi icyo gihe ntabwo izaza ari intare ahubwo izahita iba Tayigamo kimwe, izaba Tayiga inabe n'intare ibe yishamagwe ibidubu imbwebwe ibe impyisi, kugira ngo izane ubukana bukomeye cyane, izaza ifite ubukana bwo kwica no kurimbura, icyo bizahura nacyo gihumeka cyose izakirimbura ku bweranyambo azaba yakugize ikibazo yaba. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi nubwo bimeze gutyo urugamba rurakomeye cyane na contract izirakomeje kugira ngo zibe zahabwa, kuko Mitutu yamaze kujya mu rukundo na Nyambo na Mumbabarire amaze kujya mu rukundo na ese mwebwe Jojo muramukumbuye yabaherereye hehe nibyo mugiye kuba mwibaza. Jojo rero ari tuntu twinshi cyane ari gukora kandi tugiye kuba ari twiza cyane ko nagaruka azaza ari ibintu bifree fire dore yuko ibintu bigiye kuryoha muri the contract yacu. Reka mbabwire ngo iki kiganiro reka tukisoreza ahangaha, njyewe wari kukikugezaho cyangwa wumvaga ijwi ryiwe nigasa yeye muze ku ngoma ni nk'ibisanzwe. Ndabakunda kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ciao no mu kindi kiganiro kijye gukurikira mu kandi kanya.